muhawe ikaze kuri uyu muyoboro wacu. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku mugabo wenyine umwe rukumbi wakatiwe igihano cya Burundu akakirangiza. Uratunguwe? Uhawe ikaze. Niba utarakanda subscribe kuri iyi channel, kanda subscribe ukibyibuka, kuko n'ubu utarakanda subscribe bizakugora kongera kunyumva. Bahaye ikaze rero. Nkuko mwabibonye muri titire, niwe muntu wenyine wakatiwe igihano cya Burundu akakirangiza. Yarapfuye arasuka, none bari mu rubanza rukomeye. Uti gute rero? Reka nzana agatebe ngereka akaguru ku kandi, ubu ni nkuviri muzi n'umuzingo, maze ngucukumburire. Uhawe ikaze. Hari ibintu biba mu buzima bwa buri munsi bitangaje, ariko ibindi bikaba amayobera. Uyu mugabo witwa Benjamin Seleba yari yarakatiwe igihano cya Burundu y'umwihariko kubera ubwicanyi yashinjwaga ndetse bukaza kumuhama. Muri 2019 yakoze amateka akomeye, maze azamura urubanza na n'ubu abantu benshi batazibagirwa. Uyu mugabo yaburanaga avuga ko igihano cye cya Burundu yagisoje ubwo yapfaga, ndetse n'abaganga bakaza kwemeza ko koko gusa ngo baje gukora ibishoboka baza kugaruka mu buzima, ariko bakavuga ko byakozwe atabigizemo uruhare kuko ubuzima bwe hano ku isi bwarangiye, bityo ko n'igihano cya Burundu y'umwihariko yari yaragisoje, bityo ko akwiye kurekurwa agataha. Uratunguwe? Nanjye nuko. Ubusanzwe uyu yakatiwe mu mwaka wa 1990 azira ubwicanyi yakoze, igihano cye kugeza muri 2015 ubwo yagiraga ikibazo mu mpyiko akaza kujyanwa kwa muganga igitaraganya, ariko bagakora iyo bwabaga akaza kuzanzamuka. Ibi rero yabishingiye havuga ko yari yapfuye, abaganga bakamuzura, bityo ko bangije uburenganzira bwe bwo gukora igihano yakatiwe kugeza ubuzima bwe burangiye. Mwibutsa gukanda subscribe niba utarakora subscribe kuri iyi channel, kuko ubaye utarakoze subscribe byaza kugora kongera kunyumva. Turi kubategurira ibyegeranyo bitandukanye. Muhawe ikaze mwese. Kadukomeze n'iyi nkuru. Urukiko icyakora rwanze ubusabe bw'uyu mugabo, buvuga ko amategeko ateganya ko wakatiwe akora igihano cye ubuzima bwe bwose kugeza apfuye, ndetse urupfu rwe rukemezwa na muganga mu buryo bwa burundu. Bityo ibyo bya Benjamin aburana ari amafuti, kadashobora kurekurwa ngatahe kandi agihumeka. Igihe cyose ahumeka agomba gukora igihano cye nk'uko amategeko abiteganya, atagombye kwitwaza impamvu z'uburwayi ngazuririreho. Iyi nkuru yacu naho tuyisoreje rero. Yuko ukanda like kuri iyi video, ukanda subscribe niba utarayikora.